Nguhaye ikaze muri uyu mugoroba w'ubuhanuzi. Nguhaye ikaze muri uyu mugoroba wo gucagagura imigozi yose Satani yabashije kukubohesha. Iminyururu ya Satani arekura ubuzima bwawe. Nguhaye ikaze kandi ngusabira n'umugisha wowe uhora ukurikirana Team of God TV. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, ikwishimire buri kimwe cyose kigiye kuvugirwa hano. Kiba ari kibohora ubuzima bwawe n'imibereho yawe ndetse n'ibyawe. Ndagira ngo rero wumve buri kimwe cyose Imana intumye muri uyu mugoroba, kubera ko ngufitiye message idasanzwe ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana igiye gukora muri uyu mugoroba ku buzima bwawe no ku mibereho yawe. Nk'uko mubimenyereye, aba Team of God TV dutangirira mu mwuka tugasoreza mu mwuka. Twebwe twizera ko Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Twizera ko Yesu yatubambiwe ku musaraba. Twizera ko Imana yadubasha kudukura mu minyururu Satani yose yadusizemo, iyo tubona n'iyo tutabona. Wowe rero uri kunyumva, niba wifuza yuko ubuzima bwawe buhinduka, ndagusaba gutindana nanjye gatoya, ugatinda ino minota mikeya cyane, ukumva buri kimwe cyose, ugasoza iyi video ntihagire ikintu na kimwe kigucika. Kandi ndagushishikariza nkwibutsa, fata agenda yawe n'ikaramu yawe, wandike buri jambo rigiye kuvugirwa hano ryerekeranye n'ubuzima bwawe, kubera ko Imana igiye kuganira n'umutima wawe, igiye kuganira n'ibibazo ufite, n'amakuba ufite, n'amarira urarurira ijoro ryose. Muri iyi video tugiye kumenya impamvu ituma amasezerano yawe adasohora, ubashe kugera ku cyo Imana yagusezeranyije, ugategereza, ugahera mu marira, nyamara abandi bo ukabona barishimye, baranezerewe. Yewe ukabona harimo n'abadasenga, ariko ukabona bakurusha kubaho neza banezerewe. Ugiye kumenya urukuta ruri hagati yawe, ugiye kumenya imbaraga zibitera, ndetse urahita umenya n'uburyo ushobora kwikuraho iyo ngoyi. Urahita wumviraho n'ijambo ridasanzwe Imana yantumye ku buzima bwawe, ugomba gukurikiza, n'ibyo ugomba gukora, n'ibyo ugomba kugenderamo, kugira ngo ubashe kumenya buri kimwe cyose Imana ikuvugaho n'ikigushakaho, kugira ngo ube mu mugambi w'Imana. Ibibazo byose n'imitego ya Satani bibashe kuburizwamo ku buzima bwawe. Nguhaye ikaze, ntujye kure. Iyi ngiyi ni Team of God TV. Ngewe nitwa Prophet Alexis. Mfite umugisha kuba ngufite, nawe ufite umugisha kuba mfite izi saha. Reka rero nkubere mikoro, Imana yo ize yirangururire, iganire n'umutima wawe. Izi saha ntabwo nzi aho uherereye, nta nubwo nzi umusozi uriho, ariko icyo nzi neza nuko hari ikigeragezo umaranye igihe, nuko umaze igihe mu bibazo, nuko umaze igihe Imana igutabaye. Nawe unyumve neza, ndi kukubwira wowe Imana imaze igihe itabaye, ukaba uri mu bihe byiza, ibibazo warabivuyemo, ukaba uri mu bihe by'umunezero, by'icyubahiro, Imana yaraguhojeje amarira. Nawe ngufitiye message yawe. Ndagusaba kutajya kure niba uri umunyamwuka, cyangwa se niba ushaka kuba umunyamwuka. Niba wizera Bibiliya, ukizera imbaraga z'umwuka wera, ukizera izina rya Yesu Kristo, hano ntabwo tugendera ku itorero ryawe cyangwa se kavukire yawe, aho waba uteranira hose, kuko Bibiliya yo ubwayo, ijambo ry'Imana riravuga ngo buri muntu mu itorero rye aba uwejejwe muri ryo. Iyi saha nuko tuba tugiye kumena amabanga ya Satani. Ndagira ngo rero umfashe ntegura umutima wawe, tumena amabanga ya Satani. Satani arekura ubuzima bwawe ndetse n'abawe ndetse n'ibyawe. Umenya hazaza. Ni Imana ivuga ikanasohoza, ni Imana isezeranya ikanasohoza. Ese ni ukubera iki utegereje igihe kirekire? Buri kimwe cyose, umugambi dufite hano kuri Team of God TV nuko buri muntu wese udukurikirana yaba umunyamwuka, kubera ko umwuka twawuherewe ubuntu twese. Uyu munsi muri uyu mugoroba, kuba wankurikirana iyi video ikarangira, urahabwa amahirwe yo kuba nawe Imana yagukora ku maso, kubera ko ngiye kuvugiramo ibintu byinshi bidasanzwe, tumena amabanga ya Satani utaruzi, akubuza gusingira Kristo, cyangwa ngo nawe ubone ibintu bidasanzwe, cyangwa se ngo ururimi rwawe Imana ibashe kurugobotora, ujye uvuga ibintu bidasanzwe, Imana ibashe kugukoresha. Uyu munsi nubasha kumva ndetse akantu ku kandi, nturangare ugahunga urusaku rw'abantu, ugahunga urusaku rwa Satani, nta kabuza ntabwo uzongera gutungurwa n'imbaraga z'umwijima ku buzima bwawe.
Imbaraga za Satani zirava ku buzima bwawe, kuko uko bwije n'uko bukeye urabibona isi iragenda ihinduka, abantu bagahinduka. Igihe tugezemo umubyeyi arimo arijishura, umwana we akamurambika hasi akigendera. Igihe tugezemo umwana arimo arihakana umubyeyi we cyangwa se akamukura mu mubiri. Igihe tugezemo ni igihe tugezemo abantu batagitinya icyaha ndetse n'igisa nacyo. Ni abantu babifashe ngo ndabimenyereye. Ariko mukristo uri kunyumva, wowe munyamwuka uri kunyumva, ndagusabye ntuzabigire ndabimenyereye, kubera ko Kristo ariho kandi aracyakora. Ndi umugabo wo kubihamya. Yesu hari ibyo yankoreye, ankura kure, angirira n'icyizere, angabiza umurimo we. Izi saha ntabwo ikinzanye kuri imikoho ari ukukubwira ubuhamya bwanjye, ibyo nabyo bizagira igihe. Ahubwo nje kuvuga iby'Imana intumye ku buzima bwawe. Nje kugira ngo umutima wawe uganire n'Imana. Njyewe nkubereye ikiraro, ndi hagati yanyu. Nyemerera rero ntegura umutima wawe, mbashe kugusengera Imana kugira ngo buri kimwe cyose kivugirwa aha mu buryo bw'umwuka ubase kucyumva neza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ukuboko k'Uwiteka kuri hafi yawe, nubwo ubona ibibazo, amakuba, ibyago byose byagusumbirije, ariko ukuboko k'Uwiteka kuri ruhande rwawe. Imbaraga z'Imana ziri ruhande rwawe. Uyu munsi ntibimeze neza, ariko ejo bizamera neza. Uyu munsi urarwaye, izere yuko igitondo uri buzinduke wakize. Uyu munsi urashonje, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wizere yuko mu gitondo ubwo buri bucyo uri bubone ikiganza cy'Imana. Ntabwo uri bwongere kuburara, nta nubwo uri bwongere kwambara ubusa, nta nubwo uri bwongere gusonza. Muri make uyu munsi uri mu mwijima, ariko nta mwijima utagira umucyo iyo Kristo yahageze. Ugiye kubona urumuri rw'icyizere ku buzima bwawe. Mu gihe wumvaga wari waritereye icyizere, wumva ko ubuzima bwawe bwarangiye, reka Imana ivugane nawe. Ushobora kuba wasengaga nabi cyangwa se ukizera amasezerano ariko atariyo, ariko ngiye kukubwira buri kimwe cyose. Uwiteka Mana, ndagushimye, ndakubashye, ndakunezerewe. Ngushime ko udutije uyu mwanya, ngushime ko wangiriye icyizere, nkaba mpagaze kuri iyi mikoro ngiye kubwiriza umuntu wese ntazi aho aherereye, mubwira ibyanditswe byawe, mubwira buno buhanuzi umpaye ku buzima bwiwe. Hari uri kunyumva ari hanze y'u Rwanda, mu bihugu bitandukanye, ariko nawe mu izina rya Kristo ndamusengeye kugira ngo imbaraga zawe z'umwuka wera zimugote, umubabarire ibyaha bye n'ibicumuro bye. Hari uri kunyumva ari mu Rwanda, mu turere dutandukanye. Umuntu wese uri kunyumva aho aherereye ku isi, yumva ururimi rw'Ikinyarwanda, akaba yumva n'ururimi rw'umwuka, ndamusengeye kugira ngo izi saha Satani ave ku buzima bwiwe, ahubwo yambare imbaraga zawe, umukore ku maso, kugira ngo Data abashe kumva buri kimwe cyose wantumye ku buzima bwe no ku mibereho ye. Ndagushimiye, ndakubashye, nanagusaba ngo nanjye uzunkoreshe, ntaba ari jye waba ari wowe, ntangirane nawe, nsozanye nawe. Buri kimwe cyose wantumye singire icyo nongeraho, ndetse singire n'icyo ngabanyaho. Vugana na buri wese kandi Data aho aherereye hose. Ibi ngibi mbisabye nizeye, mpagaze mu izina ryawe no mu butware bwawe Yesu Kristo, amena. Uwiteka Imana aguha umugisha. Uwiteka Imana akwishimire, aguhereze buri kimwe cyose wifuza. Ndagira ngo dusome urwandiko rw'Abaroma, igice cyaho cya 13, turahera ku murongo waho wa 11. Reka dusome twumve uko Imana ivugana nawe. Nuko mujye mugenza mutyo, uko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze, burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha wowe turi kubana muri aya masaha. Narinje kukubwira ikintu gishobora gutuma
gitambamira, kikaba urukuta imbere yawe n'amasezerano yawe Imana yaguhaye. Igihe turimo kirahinduka, kiri kwihuta. Satani arimo arashaka kuyobora isi ku muvuduko mwinshi cyane. Satani ari kugenda yambura ubushobozi, ubudahangarwa abana b'Imana. Ndagira ngo nkubwire ubuhanuzi bwa mbere Imana intumye ku buzima bwawe, kugira ngo ndusheho kugusengera nanjye binyorohere, kugira ngo ubone imbaraga z'Imana n'umugisha w'Imana muri uyu mugoroba, kugira ngo ubone igitangaza n'umugisha w'Imana muri uyu mugoroba. Gira ikintu urambika hasi muri ibi bintu dusomye hano mu Baroma 13 umurongo wa 11. Gira ikintu urambika hasi, ikintu wumva kikurega muri uyu mugoroba. Ndagira ngo nkubwire ngo baguhanurira, bakaguhanurira na vewiti n'ama etage, bakaguhanurira kujya mu bihugu byo hanze no muri Amerika hose n'amaviza. Ariko ndagira ngo nkubwire ibyo ntaho bihuriye no gukora kw'Imana igihe cyose utagize ikintu urambika hasi. Hari urukuta ruri hagati yawe n'Imana, wowe urimo uranyumva. Hari icyaha ukora ubizi neza abantu batazi, ahubwo ukiziranyeho n'abandi bantu bakeya cyane. Urahura n'umuhanuzi w'iki gihe utasenze, kuko areba ibyirari ryawe riri gushaka, akaguhanurira umugisha, akaguhanurira ibyiza, akirengagiza bwa busambanyi bwawe, bwa businzi bwawe na bya byaha. Mu by'ukuri nubwo yabyirengagije, menya yuko ntabwo ari urema, nta nubwo ari uguhesha ubugingo n'umugisha. Niyo mpamvu amasezerano akubwira atigeze asohora. Bibiliya iratubwiye ngo dore agakiza karakwegereye, Kristo arakwegereye, ariko hagati yawe nawe harimo iki? Harimo urukuta. Yaraje arakubura. Yesu arashaka kugutabara wowe urimo uranyumva. Yesu arashaka kugukiza ubwo burwayi. Yesu arashaka kugukura muri ubwo bushomeri. Yesu arashaka kuguhereza icyo yagusezeranyije. Yesu arashaka kugukorera ubukwe. Yesu arashaka kuguha urubyaro. Ariko gira ikintu urekura, gira ikintu usenya, gira ikintu ubwira Imana, uyibwire ngo Mana, iki cyaha sinzagisubiramo. Kwihana. Relevo sinini have the start okerelevo. Imbaraga zo kwihana kuzibona biragoye. Kubera iki? Inyuma yawe haba hari izindi mbaraga zimo ziragukwega za Satani, zikubwira ngo nturekure, ntiwihane. Ariko menya yuko kuba utari murihana, hagati yawe Satani arimo arahashyira urukuta kugira ngo utandukane n'Imana. Gira ikintu wihana muri uyu mugoroba, nshuti y'Imana. Niba ushaka umugisha w'Imana, niba ushaka imbaraga z'Imana, niba ushaka igitinyiro cy'Imana, niba ushaka ineza y'Imana, niba ushaka kubona ibyiza bituruka kuri Kristo, ibyo ndi kukubwira bitrayinge, bigerageze uyu munsi, bigerageze izi saha. Wivuga ngo uzabireka ejo, wivuga ngo uzabireka ryari. Gukira ni nonaha. Ndagira ngo nkubwire ngo kwihana ni nonaha, kugira ibintu receiving by'Imana ni nonaha. Ahubwo wowe bikora ubu ngubu wumvishije rino jwi ry'Imana, ubundi ubona ineza y'Imana. Ndagushimiye wowe unyumvishije, wowe ubikoze. Reka nkwereke ibintu bigiye kukubaho numara gukora ibingibi. Nugira ikintu usenya, nugira umugambi mubi wa Satani usenya ku buzima bwawe, dore ibintu bigiye kukubaho. Dore imbaraga z'Imana ugiye kubona. Dore isezerano Imana impaye ku buzima bwawe numara kurekura icyaha. Reka dusome Abacamanza igice cyawo cya 6 umurongo wa 15. Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, nukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Gideyoni aramusubiza ati, niba mpiriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Uyu Gideyoni iyo ugumye gusoma Bibiliya ikwereka ko yari umuntu uciriritse, nubwo wumvishe mu magambo wiyumviye we yivugiye. Yari umuntu utishoboye, yari umuntu yaheze ku musozi, yari umuntu uvuka mu muryango ukennye cyane.
ariko yiyumvishaga ko nta gitangaza Imana yamukorera, yiyumvishaga yuko atabona urubyaro, yiyumvishaga ko nta byiza byamubaho. Nk'uko nawe uri kwiyumvisha yuko hari urwego umuryango wanyu utigeze urenga, hari umuntu utavuka mu muryango w'iwanyu, hari urwego batarenga. Uyu munsi urimo uranyumva ariko nawe ufite iyo mitekerereze. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo Yesu yaje arategeka akakubwira ngo genda nzabana nawe. Gideyoni yasabye ikimenyetso cy'ibyiza. Muri uyu mugoroba nawe urashaka ikimenyetso cy'ibyiza ko Imana izakugirira neza. Ndagira ngo nkubwire ngo numara kwihana, ukuye urukuta ruri hagati yawe n'Imana, ukagira icyaha urambika hasi, Imana iguhaye isezerano kandi iguhaye ikimenyetso cy'ibyiza. Imana iguhaye ikimenyetso cy'ibyiza muri uyu mugoroba. Inzozi zawe zirahinduka. Tangira urote inzozi ziri kure. Imana iragukorera ikintu wowe ubwawe wamurota, kandi Imana nta kintu kijya kiyinanira. Tekereza ikintu gihambaye, tekereza ikintu gikomeye, tekereza ikintu cyagukura mu bukene, tekereza ko Imana ishobora kugukiza ubwo burwayi bukomeye, tekereza ko Imana ishobora kugushyira muri ofisi irenze wowe iyo utekereza. Gira ibintu bikomeye utekereza, nibyo Imana iza gukora. Ibyo abana b'abantu bashobora, Imana ntabwo ibizamo, ahubwo Imana iza mu bintu wowe ubona nta nzira, ibintu ubona bikomeye cyane. Ibyo ngibyo nibyo Imana iza gukora. Uyu munsi muri uyu mugoroba urakira igitangaza cy'Imana igihe uri bwumve rino jwi ry'Imana ku buzima bwawe no ku mibereho yawe. Ndagushimiye rero ko twabanye hano kuri Team of God TV. Nawe Imana irashaka kugukoresha. Numara kurekura icyaha, icyo cyaha cyakunaniye cyakubayeho karande, urabona igitangaza cy'Imana, urabona ikimenyetso cy'ibyiza. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uri ntabwo ari ukuhaguma, ahubwo aho uri ni ibintu biri kwigisha ubuzima bwawe kugira ngo Imana izabashe kugutabara. Imana yabaye na Gideyoni, nawe mugiye kubana muri iyi saha, muri uyu mugoroba. Sinzi niba iyo mbaraga y'umwuka wewe uri kuyumva, sinzi niba aho uri urimo uranyumva. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Niba twabanye hano kuri Team of